kanze ngwire Sekarongoro aze noneho tuvugane uko akazi kameze. Sinimero yo kidacamo noneho Sekarongoro. Yego Sekarongoro. Vayo hano mu biro byanjye ndagushaka. Kandi vayo wihuse utaza kuntakariza umwanya. Sawa. Yego Sekarongoro nje. Ubwa ngeze biki Inatuteze kwa na amahoro ndi ibintu bisaho nta kibazo. kwa amahoro nta bibazo birimo Zana aho ngaho agatebe wicaye reka agatebe kimwe n'agashyira ashaka kari guteza akavuyo hano. tegura reka weza kuze Meze bite Seburo ni kumeze. Umeze ute nawe Sekarongoro? nta amahoro muri iyi minsi ndabona ibintu ari kibaya nta kibazo. Okay. None Sekarongoro ikintu muhamagariye. Urabona ko tugeraniwe muri iyi minsi. Yego. Umugore wawe ari kutugera amajanja. Byarangiye pe urabona ko ari kudukoza imitwe y'intoki. Arashaka amakuru. Amakuru yayashatse kandi urabona ko nabyinjiramo Teddy akabyinjiramo Sekarongoro urabizi ko bimeze nge nabwoba. Urabizi ko ubukwe bwanjye narufa urabizi ko ubukwe bwanjye ngenda mbutinza kubera ibibazo mfitanye na Sekarongoro nako nabwoba n'umugore. Ibyo rero byanshyira muri danje aharamutse hakubitiyemo ibya soso. Ni muri urwo rwego rero nshaka kugira ngo twumvikane ikintu kimwe. Wambwiye ko ejo bundi wagiye kwa soso. Ikintu ugiye gukora ni iki gikurikira. Komeza wiyegereze soso. Soso umube hafi. Umushyire muri mutu. Ku buryo biriya bitekerezo afite byo kugira ngo adushyire hanze azagera hagacogora. Uti kubera iki? Urabona soso adushize hanze bose nyiraka kazi yaduhagarika kuko twaba turi kwica imaje y'akazi. Yabona ko ari ikibazo. Ikindi kandi ubuyobozi bukaba bwanabyinjiramo basanga ni ibibazo bikomeye. Ni muri urwo rwego rero twahita dufungwa Ikibazo ariko ejo bundi rero Teddy twaranahuye nabo ashaka kunyinja nene soje akazi arizi ko uwo mirukana nafite n'uruhushya mva mu kazi hakiri kare kugira ngo njye kwirebera isamaki. Urumva Teddy rero twarahuye n'umucomoka mva mu gishanga handi kumwaro nyine abandi barobyi baba turakubita. Tumaze gukubitana nanjye ati si bimeze bite wese Sekarongoro tuwe na rugamba ati bite byawe ko muhura n'umugabo wanjye mugakubita ati mwaramaramaje ndamuhakanira neza bashobora kuba bafitanye diru na mama Keniyo kugira ngo batutate bumve situation zacu ko zimeze. Narabahakaniye ku mugaragaro. Wabyitwayemo kigabo ukora ahangaha. Ereka buriya Sekarongoro uriya ntabwo nakwibeshya. Ariko uzi impamvu abantu batadukeka cyangwa bamenye ibyacu. Icyambere ni uko amafaranga dukuye muri ziriya bizinesi tuyabika ntituyidagadure cyane tukaguma kwitwara nk'imbobo. Sinakugeze ko kwakira ibinyiri naharetse ntikigere. Reka dukomeze twitware nk'imbobo nibwo tuzaguma kubajijisha. Niko bimeze. Kuko turamutse tuvuze ngo ugiye kugura ngo imyenda ihenze ugiye gusohokera ahantu hahenze abantu batangira kwibaza turamuna amafaranga yakuye. Byarageze narahinduye umuvuno kuko hahandi n'ubu najyaga nkunda kujya gufatira agacupa ibinyiri ntabwo nkijyayo. Kirivinyiri ntabwo agushakisha uruhinja. Ahetse no kumamagara kuri telefone ambaye ati se ko umuntu umukiriya wanjye yumva ko kitakigera hano nawe yareka narabahagaritse ubu ngubu nta mpamvu nahinduye ahantu ho kugafatira. Ni byiza cyane. Nawe wari umeze neza ariko nta kintu. Nari meze neza umva ikindi nari nshatse kongera. Ni muri urwo rwego uzagenda kwa soso ukomeze umumeze neza nk'uko muri iyi minsi si wambwiye ngo wagiye no kumuha ibikoresho by'umwana. Baratangiye. Ni muri urwo rwego rero ugiye kuguma umwiyegereze unamubwire n'utugambo tw'urukundo ku buryo azagira ngo mwasubiye no mu rukundo. Numva ko yaba yaranabikomeje agifite gahunda yo kujya kumurikirana ahuramo amakuru. Numve n'umugambi bafitanye na Teddy kugira ngo twumve natwe aho umuntu ahagarariye tumenye icyo guhindura n'ikindi cyo gukora. Ni muri urwo rwego rero ariko buriya nabonye ko ntakimukunda mwanasubirana ntese nyine cyane ahubwo mwigarurire. Niko bimeze. Kuko aramutse akuri hafi yavuga ati aba bantu nimbavamo nanjye ndaba ndi kwisenya. Ndimo nitanga. Umugabo wanjye yamenye ubwenge ntakijya mu mayoga ntakijya mu bintu by'amatabi byamutesha umutwe none
ni muri urwo rwego reka mpfushe bagume bakora ibyabo, icy'ingenzi ni uko babikora mu buryo bwa kinyamwuga. Sekarongoro rero ndabizi ko abagore bagira ubwenge bwinshi cyane, burya nubwo tuba twigize gutya. Noneho soso wawe nasanze ari urundi rwego, baraturenze cyane. Noneho ni muri urwo rwego rero mugiye muri kuvugana agashaka kukuzana kuri bizinesi, ujye wijijisha nawe utabyumvise. Noneho sasa rero urabona ko turi mu kazi, ntabwo twagomba kuvuga kuri ibi. Reka mureke ubu ugasubiyemo nimugoroba ya feri dufitanye na wa mujama, turajya kuyikora. Ubwire n'ababajama bawe bazana intwaro ko uramujama ashaka kutwihinduka akabari twakeka ko tugiye kuhabonera ubuzima, ahubwo tukikurura inyuma ugasanga twivuyemo n'urupfu rwazamo, kuko abajama nabonye aba mafiya cyane. Noneho sasa jya mu kazi. Kandi wakoze kumpamagara buriya icyo gitekerezo kiba ari inyamibwa n'izo nama ziba zikenewe. Nanjye naje niruka nibagirwa computer mu rugo, ubundi gukoresha impapuro. Kanze bwa nanjye mbe nkari mu. Sawa rero turi kumwe ubwo gahunda niyo. Sawa se kunoza umugambi sawa. Gasubiremo turi kumwe cyane. Sawa. Karibu rero wagize mu rugo usanga waciye agahigo ngeze iwawe. Mwana naje ndi mwana mwiza. Umwana mwiza cyane, tuganire ku bintu by'ingenzi. Ibintu by'ingenzi. Si ibintu by'ingenzi. Shaka mubwire ibintu byatumye nza nkuje, uzi ukuntu duhora dushwana, rwose mbabarira nyumve. Njyewe nagiye kubonesha umuntu, sibyo? Ibaze kugira ngo njye mfate umwanzuro kuza kukureba aha ngaha iwawe. Ubizi ko nta migenderanire yawe irenze, tukajyaga duhura mu kazi gusa. Njyewe nari mu rugo gutya njye kubonabona abashinzwe umutekano baraje. Ati rwose njyewe n'umugabo wanjye ntabwo tukibana, atari hewe muduhisha, hari ibyo dushaka kumubaza, nta kibazo ntacyo tumutwara. Ndabaza se uko mureba barabona iyo nzira nk'umugabo, babye nawe bageze mu kigo bagasanga nta myenda y'umugabo ibamo, bemera yuko noneho nawe tubana. Baranyicaza baranganiza barambwira ati rero umugabo wawe mbese abarwa muri timu y'amabandi, abahungabanya umutekano w'igihugu. Kandi bambwira ko abakeka ari abagabo babiri ndetse bari kumwe n'ibyihebe. Asa nawe urarengereye. Ibyihebe se bitagutekanira. Urumva bihagaye? Oya ni uko nawe ushyizemo akantu. Oya reka mubwire kuko babashinja gukubita mugakomeretsa mugashimuta, none se mubikora muri babiri mwenyine. Kuri guhita ufata umwanzuro se bamubwire sibyo? Bambwiye ko ari umugabo wanjye n'undi mugenzi we bagendana, kandi nzi ko mugenzi we bagendana nawe nari wowe. Ubwo ntabwo bakigendana bitewe n'uko bashwanye, sibyo? Nawe rero ubwo ntabwo mugendana kubera ko mwashwanye. None se abantu bagendana n'abandi mwebwe mwagerageje kuko mugahinduka basi mukambwira ibyo nzajya nsobanura, kuko niba bageraho basababaza nanjye bagaruka kumbaza. None se abo bapolisi ni abashinzwe umutekano n'abapolisi? Njye bashaka sivile banyereka ikarita y'akazi y'uko bashinzwe umutekano, baje mu iperereza. None se baje bari kuvuga Sekarongoro, bari kuvuga n'undi bagendana cyane kuko iyo binjira bavuga gusa ahangaha undi aravuga ati yego ni ahangaha baza gutya. Ahubwo sose twavuze byinshi nibagirwa kukwakira, mwakiriza iki? Kubera ko numva mfite icyaka nshaka amazi pe. Amazi yonyine sose? Ni amazi yonyine nshaka. Basigira kaje. Rega mwebwe ndabizi ko mukunda inzoga. Oya hano bafite umutima. Oya nshaka amazi kuko ntabwo nakwizera n'iyo ji yawe wasanga wayise. Oya ntacyo. Oya genda wamenyemo hariya bakita ngo cya konyagi. Oya nzanira amazi ntarebe. Kamuzanira aba bagabo bazahara sinjye kukubeshya pe. Akira. Yego. So yubatse bagabse. Oya arasinziriye kuba ari mu nzu yanjye. Asigaye ugira marayika. Reka n'ubusanzwe ndi marayika, nuko munyekaho ibintu bitari ngombwa. Naho ubundi ikibazo ni ikibazo kuko njye byanteye ubwoba, ndavuga mbere rero ntabwo najya guhita njya kureba Sekarongoro, kandi iwe nyine mba mbona muri iyi minsi iri kugenda ubwana bwiza, ariko ntabwo mbyizeye 100%. Mwabagabo mumbabarire nimukire mu bibazo, sinkeneye gufungwa ngo ndi kubakingira ikibazo, sibyo? Ariko rero nta kibazo dufite, nuko abantu bagiye batubishyira. Reka bano n'umujura iyo bamufashe yiba ntabwo abyemera pe. Nyamara umunsi mwafashwe narababwe mu bintu umusizi ngo nayo umugore
abandi bakaza bakambwira ngo mwarwanye nawe bati n'ay'abagore nyamara niba byatangiye kuzamo abashinzwe umutekano. Erega Suso nawe ni ukuri guhita ufata umwanzuro abashinzwe umutekano hari igihe badakora iperereza se. Erega iperereza ntabwo bivuze ngo birahita bihamya umuntu icyaha. Ariko reka nkubwire sibyo buriya ngo ahari umwotsi haba hari n'umuriro birumvikana sibyo ariko ibyo kandi umunyarwanda yaciye umugani ngo gatinze kazaza n'amenyo ya ruguru muraje. ariko Suso reka nkubwire weho tegereza urebe niba ibyo bintu kuko ari twe bizafata ntabwo twebwe dufite aho duhuriye n'ibyo. Hari umunsi nzakubitsa iki kintu umunsi uzaba wambaye ipingu waranze kumbwiza ukuri ngo nta nama y'abagore. Oya ntabwo napinze inama yawe ahubwo ni ukuri uri kudushyiraho ibintu tutatinyuka. Ntabwo twabikora njye na Seka gahunda n'ubikora ntabwo bamwe mu bivuga gahanga kuko njye nkurikije amafaranga uriya mugabo asigaye afite. Erega arakora afite akazi. ntacyo ubwo ngubwo mukomeze mubihishe cyangwa se hari umunsi bizajya kumugaragara waje mu rwego rwo kugira ngo wumve akamvamo. nabashaka kumenyeka kuvamo se nagasaba wowe ko najya kure umugabo wanjye. Uyu ushobora no kuko we aroroshye kuba namufatisha ariko se wowe naba ntuce mu iki. ushobora gusanga ariyo sitarateji yihuse wakoresha. sawa nyine yewe Suso reka mubwire mba nkubwire rero ibyo umuntu wasigaza amazi reka nkubwire nicyo cyari kinzanye niba uri utekerezaho sibyo ubitekerezaho ndigendeye niba uganira n'umugabo wanjye mubiganireho mubyumvikaneho uko mubigenza sinkuzi umunsi bazabageraho muzamenye yuko nanjye babanje kongeraho bagira ngo mbana nawe sibyo kumva se niba Sekarongoro ari gukorwaho iperereza ko numva bitaba byoroshye cyangwa ufite ikindi cyakamwongera nanjye. oya ntacyo reka mbikeze sawa reka mwegeze imbere mbwira uko bimeze. nta kibazo. sawa umwana nabonye numva amakuru numva hirya no hino bakavuga bari gukora iperereza ry'uko muri Sekarongoro mwaba mwaragize ibyo mwangiza nibyo ibyo bintu se ko ndi kumva ari bishya mu matwi yanjye. nibyo Tumva ari bishya mu matwi yanjye rwose. nabonye kubyumva ko mwagiye kubasosiyete mbese na sosiyete yije kubivuganaho ngenda muhatangira hano ntabwo rugamba na mugabo wiyubashye ntabwo yakubitije nari no kwitegura ubukwe ntiyamwica ubukwe bwe butaratanga rero ibyo nagira ngo mubaze ngo noneho ndakugira inama z'uburyo niba kuko warabyinjiye. Njyewe ibyo bintu byumva gutya abantu babivuga ariko ni ukumbeshyera rwose. Ni ukumbeshyera ibintu nk'ibyo sinabikora. none se ubu nabona umwanya wo kuva hano mu kazi nkajya no gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nabibonera umwanya se yewe. ntabwo nicyo kintu cyanyereye ndabona umuntu mugari wakuntu uko umeze gutya ntabwo yakumva ko wakora nk'ibikorwa Sekarongoro yakora. oya ntabwo ariko bimeze ngiye ni ukumbeshyera ahubwo abantu mwese n'iryo perereza biri gukorwa n'abaki ushinzwe umutekano ngo njyewe ne Sekarongoro. ibi bintu rero nanuza na Suso yabimbwiye ngira ngo ni bya bindi bisanzwe umuntu nyine Suso usanzwe tugira mu tuntu tw'utubazo ngira ngo ni urwenya ariko biba bimaze gukomera. ko byagiye mwashinzwe umutekano ngo no gufungwa bigiye kuzamo gufungwa si byashoboka umuntu se yafungwa nta cyaha afite. iyo bari mu iperereza hari igihe bajya mu iperereza umuntu agafungwa kandi umuntu agafungwa ntabwo birakwibuka igihe baza baje mu gatatu ugomba kwitwararika ariko kwamba niba bishobora kuzamo gufungwa rwose sheri wanjye yahita anatira byihuse. nta neza zigira uza ku musozi rero bimaze kuba birasakuje cyane. sheri wanjye yabona ko nashobotse agahita anatira rwose. ese urumva wanamurenganya biramuzana avuga ati uzaba nyabyumvishe. oya ariko nanjye ngomba gukora ibishoboka byose nkabyikuramo hakiri kare hatagira umuntu uza ari kumbeshyira ari no kunshinja ibintu bitagira. nishije kugira ngo tubonane murebe nk'umuntu w'umujyanama wawe nongere kugira inama
urugamba uve muri ibyo bintu niba waranabyinjiyemo ntibiragira kure cyane uhita ubagakira aho ngaho kugendana n'umuntu mubi nawe bamubi. Urakoze cyane. Nanjye icyo musezeranyije ni uko ibi bintu ngiye kubyikuraho nyine, ni uko umbeshyerereka ngiye kubyikuraho bive mu nzira. Saba Imana ikumugisha niba ari ukubeshyera. Nawe akazi keza uyu munsi. Nawe akazi keza.